muri iyi nyigisho turaza kureba ku bikoresho by'ibanze cyangwa se tools abantu bakeneye kugira ngo bubake imibanire myiza. Ibyo bikoresho ni nabyo bakomeza gukenera mu mubano wabo kugira ngo urugo rwabo narwo ruzaba urugo rwiza. Turareba rero ibikoresho bibiri by'ibanze. Igikoresho cya mbere ni ukumenya kuvugana neza. Igikoresho cya kabiri ni ukumenya kugendana na mugenzi wawe uko ari. Igikoresho cya kabiri ni ukumenya kugendana na mugenzi wawe uko ari. Bishatse kuvuga iki kugendana na mugenzi wawe uko ari? Umuntu muri kumwe uyu munsi, niba uri umusore, uyu mukobwa mukundana, mumaze kwiyemeza, muvuga ngo uko byamera kose tuzabana. Uyu mukobwa udatinya kubwira abantu bose ngo uyu ubona ahisemo, ngo uyu ubona akunze. Hari inkuru itari nziza, itoroshye kwakira. Nuko uyu mukobwa wakunze muri uyu mwaka, mu myaka 5 ikurikiraho ntabwo azaba kimeze kwa kundi. Ntabwo ari ibuye wateretse ahantu ngo byararangiye twarakundanye. N'ibindi byose bitahinduka, azaba yashaje kuruta uko wamubonye. Ariko reka ndeke no kuguha ibyiringiro bipfuye. Ibintu bizahinduka, byose bizahinduka. Niba ari umukristo, azarushaho gukura asa na Kristo, kandi uko agenda ahinduka, uko agenda yiga ijambo ry'Imana, azatangira gutekereza ibindi bintu atatekerezaga, azatangira kuvuga ibindi bintu atavugaga, azatangira kwitwara mu kundi kuntu atitwaraga. Niba rero uwo wakunze mu myaka 5 ari ugishaka, akazi kawe. Kibyo bivuze niki? Bivuze ko ukeneye kumenya kugendana n'uyu muntu uko ari. Ni ukuvuga uko ari uyu munsi ukabasha kumwakira, uko azaba ari ejo cyangwa ejo bundi ukabasha kumwakira, ukabasha kugendana nawe muri urwo rugendo rwe rwo guhinduka arushaho gusa na Kristo, muri urwo rugendo rwe rwo kugenda asaza kubera ko imyaka iri kugenda, ukabura umuntu ushobora kugendana nawe. Birumvikana ko kugendana na mugenzi wawe uko ari bisaba mbere na mbere kumwakira uko ari, kumwakira uko ameze uyu munsi, no kuba witeguye kugendana nawe uko agenda ahinduka. Reka duhere kuri aka kambere, uko umuntu ari. Iki jambo ry'Imana ritwereka nuko umuntu wese uko ari kose yaremwe mu ishusho y'Imana. Dawidi we abivuga neza muri Zaburi 139, akavuga ngo naremwe mu buryo butangaje buteye ubwoba. Umuntu wese uko ari, uko areshya, uko asa, uko ameze, aremwe mu buryo butangaje. Imana yaramwitondeye imugira uko ari. Birumvikana ntabwo ari iby'inyuma gusa, uko areshya n'uko asa, n'ukuntu atekereza, n'ukuntu avuga, n'ukuntu yitwara mu bantu. Afite umwihariko we, kandi uwo mwihariko Imana igira gute? Iwuha agaciro. Gusa nanone ntabwo twakwirengagiza ihame ry'ubuzima tubayemo. Ubuzima turimo naho icyaha cyangije ubuzima. Kubera ko uyu nguyu Dawidi wanditse Zaburi 139 ni nawe wanditse Zaburi ya 51. Twayigarutseho mu nyigisho zabanje, aho yireba akavuga ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Ibi bintu bibiri, kuba wararemwe mu buryo butangaje no kuba wararemanywe gukiranirwa, ntago bivuguruzanya. Iki kintu cyumvikane neza. Ntabwo kuba wararemwe mu buryo butangaje bikuraho ko mu byaha harimwo nyoko yakubyariye nk'uko Dawidi abivuga. Ikibyo bivuze niki? Nuko urugero rwagufasha kubyumva n'urunguro, ni ugufata igishushanyo cy'izahabu.
urabona izahabu ibibengerana ari nziza. Noneho ukagitaba mu byondo, cyangwa se reka tuvuge ikirenze ibyondo, ukagishyira mu bisogororo. Urumva washyize mu kintu kibi, ariko n'izahabu washyize mu kintu kibi. Iyo iki gishushanyo cy'izahabu kimaze ukwezi mu byondo, bya byondo bikacyumiraho, kiza ari ikindi kintu. Ntabwo kuba kiri mu byondo bikuraho ko ari izahabu. Nta nubwo kuba ari izahabu bivuze ko kidasa nabi, kubera ko kiri mu byondo gisa nabi. Icyo rero nicyo bivuze kuvuga ngo mu byaha nimwo mama yambyariye. Nubwo uyu muntu yavukiye mu byaha, ariko ntabwo bikuyeho ko afite ishusho y'Imana. Ntabwo bikuyeho ko uyu muntu yaremewe gusa n'Imana. Icyo bisaba ni iki? Bisaba ko tugumye kuri urwo rugero rw'igishushanyo cy'izahabu kiri mu byondo, bisaba ko umenya iyi shusho iyo ariyo. Noneho ukagira gute? Ukagenda uhongoraho bya byondo buhoro buhoro. Iyo utazi ishusho iyo ariyo, ni ukuvuga ya shusho y'ibanze irimo, iyo utayizi wisanga n'izahabu wayihongoye. Ariko bigusaba kumenya ishusho iyo ariyo, hanyuma kubera ko uzi ishusho ushakamo iyo ariyo, ukagenda ugira gute? Uhongoraho ibyondo buhoro buhoro. Iki ngiki rero gihuriye hehe n'ibi turi kuvuga byo kwakira umuntu uko ari no kugendana nawe? Ukuntu uri ni urwo ruvangitirane. Uriya zahabu imaze imyaka n'imyaka mu byondo. Icyo bivuze ni iki? Yes, uri uyu muntu nyine Imana yaremye atunganye, ariko uvukira mu byaha, uvukira mu muryango w'abantu batazi Imana, cyangwa se uvukira mu muryango w'abantu bazi Imana bayimenye mu kwezi gushize. Bazi Imana ariko ibisekuru n'ibisekuru byabo ni abanyabyaha. Isi bazengurutse ni ibyaha gusa. Isi bazengurutse ni ubugome, ni ibyaha gusa. So bivuze iki? Bivuze ko ubu buzima wabayemo, aha hantu wakuriye, iyi mibereho dufite muri iki gihe bitewe n'ahantu uri, igenda igena umuntu uhinduka we. Hari umuntu yakugizewe. Mu yandi magambo, hari ibyondo yagiye isiga cya gishushanyo cy'izahabu. Kandi uko iki gishushanyo cy'izahabu gitinda muri bya byondo, niko ubwiza bw'iki gishushanyo bugenda bubura. Ariko si uko budahari. Buri muntu wese rero aremye mu buryo bwihariye. Kwa kundi Bibiliya ivuga ngo naremwe mu buryo butangaje buteye ubwoba. Buri muntu wese aremwe muri ubwo buryo. Ariko kubera isi turimo yangiritse, nanone buri muntu wese hari uburyo yize kubana n'isi imuzengurutse. Ugasanga nyine abantu wahura n'abantu babiri bakuriye ahantu habiri hatandukanye, ugasanga ni abantu batandukanye. Wahura n'abana babiri bakuriye mu rugo rumwe, ariko kubera ko bakuze igihe gitandukanye, ugasanga nabo ni abantu babiri batandukanye, kubera ko kontekste zabo, ubuzima bari babayemo buratandukanye. Kubera ko ubuzima bw'umwana w'imfura si bwo buzima bw'umukurikiye. Uko uw'imfura yasanze ababyeyi be batekereza, siko uwamukurikiye yasanze ababyeyi be batekereza. Yasanze ubuzima ari ikindi kindi. Ugasanga uyu mwana hari ukuntu yize kubaho, hari ukuntu yize guhangana n'ubuzima, kubera ko nyine ni bucura. N'uyu nawe hari ukuntu yize guhangana n'ubuzima, hari ukuntu yize kubaho, kubera ko nyine ni imfura. Abantu bakagenda babaho ubwo buzima butandukanye. Ibyo rero iyo bihuje n'aho abantu bavukiye n'uturere n'ibiki, bya bintu byinshi bitandukanye abantu dutandukaniyeho, ni ukuvuga uburyo buri muntu wese ku giti cye yagiye yiga guhangana n'isi imuzengurutse. Uko kuntu wize guhangana n'isi ikuzengurutse, hari ukuntu byakugize. Urumva cya gishushanyo cy'izahabu kimaze umwaka mu cyondo, hari ikindi kintu cyabaye cyo. Ni nako nawe ubuzima bwawe bumeze.
hari ibintu kubera ukuntu wabikuriyemo, kubera ukuntu witoje guhangana n'isi ubikoresheje, byahindutse wowe. Ntabwo rero kubera ko wakundanye na naka ibyo bintu uri bubite. Iyo myaka 20 cyangwa se 30 maze uhangana n'ubuzima gutya, kubera ko wakundanye na naka ibyo bintu biri buhinduke. Abantu bari gukundana iyo bakibitangira baribeshya, agerageza kwigira uwo mugenzi washaka akigira uwo akunda, hanyuma inshuro nyinshi iyo bageze mu rugo nyine uko kugerageza kwigira uwo utari we bigeraho bikarambirana, ukananirwa ukaba wa wundi uri we. Icyo rero turi kuvuga ahangaha ni iki: kubaka imibanire myiza cyangwa se kubana neza n'umuntu mukundana cyangwa se n'uwo mwashakanye, bigusaba kwakira uwo muntu uri we, wa wundi uterwa n'ahantu wakuriye, n'uko utekereza, n'uko ubona ibintu. Uwo muntu ukamwakira uko ari. Buriya ntabwo abantu batandukanye cyane cyane ku buryo nta muntu utekereza nk'undi, cyangwa se nta muntu ugize icyo ahuriyeho n'undi. Abahanga mu mibanire y'abantu n'uburyo bw'imitekerereze rero bagerageje kubisesengura, nibyo bita personality type. Usanga hari abantu bamwe bitewe n'ubuzima babayemo bisanze ari abantu bakunda kuganira. Rwose uyu muntu ugasanga anyurwa no kuganira, gusabana n'abandi nicyo kintu kimunezeza, nibyo bimuha amahoro. Urumva uyu muntu iyo ari kuri reception biramworohera. Uyu muntu iyo ari muri management ahora mu manama ya buri kanya biramworohera. Bitandukanye na wa muntu wundi kubera ubuzima yakuriyemo nuko yabayeho, we ikimubangukira ni ukuba ari wenyine atuje. Birumvikana ko uyu muntu iyo umushyize muri labo bakajya bamuzanira ibizamini akajya kubisesengura, akajya kubirebaho wenyine n'imashini ye, biramworohera. Iyo umushyize hariya mu mashini ngo akore kode ejo azatuzanira application runaka, uyu muntu biramworohera. Abo ni abantu babiri batandukanye. Abantu rero bagiye bari mu byiciro byinshi bitandukanye. Akazi kawe rero nk'umuntu uri gukundana na kanaka ni akangaka. Icya mbere ni ukwimenya wowe ubwawe, ukamenya ngo harya njyewe ndinde. Ndi wa muntu unezezwa no gusabana n'abantu bose, byorohera gusabana n'abantu bose, cyangwa ndi wa muntu byorohera kwicara mu cyumba hariya ngahera mu gitondo nkageza nimugoroba ndi gusoma igitabo cyangwa se ndi gukora projet runaka. Ukitahura. Wamara kwitahura ukagira gute? Ukiyakira, kuko nta gisebo kirimo, nta pfunwe biteye. Igihari ni kimwe, ni cya kindi, nuko ibyo bintu ukuntu byakuze muri wowe cyangwa se byagiye byaguka muri wowe, byagendaga bihura no kwangirika kwazanywe mu isi n'icyaha. Nubwo ari byiza kugira umwanya wawe wo kuba wenyine, waba ufite ikintu cyo gukora ukaba ushobora kwicara mu cyumba ukagikora ukageza nimugoroba, ariko iyo bihuye no kwangirika kwazanywe mu isi n'icyaha, bigutandukanya n'abandi bantu. Kimwe nuko nubwo ari byiza ko abantu bose mwahuye mu gitondo, abo mwahuriye mu materaniro bose bahindutse inshuti zawe, uzi ukuntu wasabana nabo, nabyo iyo bihuye no kwangirika kwazanywe mu isi n'icyaha, bituma udashobora kugira ikintu kiri deep, udashobora gufata ikintu kimwe ngo ugitekerezeho ugitindeho. Bituma wisanga nta mwanya wawe wo gusenga, wo gusabana n'Imana ugira. Umwanya wo kwiherana n'Imana ntawo. Usenga gusa ari uko wagiye mu materaniro, ari uko uri kumwe n'abantu, kubera ko igihe cyawe cyose ukimara uri kumwe n'abantu. So icyo nshaka kugaragaza ni uko buri buryo bwose bwo kubaho, buri miterere iyo ari yo yose, igiye ifite ibibi n'ibyiza. Ifite icyiza kiri imbere nka cya gishushanyo cy'izahabu, ifite n'ibibi byagiye byiyomekaho nka bya byondo
igishushanyo kimazemo umwaka. So bisaba rero kubitahura ukamenya ngo icyiza kiri muri njyewe mu muntu ndiwe ni iki, igishushanyo cy'izahabu ni ikihe, giteye gite. Hanyuma ukamenya ngo ibibi byiyometseho, ibyondo byometse kuri cya gishushanyo cy'izahabu byo ni ibihe. Wowe ukimenya wowe ubwawe, birumvikana ukamenya imbaraga zawe, ukamenya intege nke zawe. Hanyuma nturekeraho, ukagerageza no kumenya mugenzi wawe, ukamenya imbaraga ze, ukamenya intege nke ze. Hanyuma ukongeraho kwemerera ijambo ry'Imana rikamurika kuri ibyo bintu, kuko ijambo ry'Imana ryonyine niryo rishobora kugufasha kubona harya icyo ukuri cyo ni ikihe, icyiza kiri muri wowe mu kuba ukunda kuba uri wenyine ni ikihe, icyiza kiri mu kuba ukunda gusabana n'abantu ni ikihe, icyo Satani yangije, icyo icyaha cyangije ni iki. Ukabuzi icy'agaciro kiri muri wowe n'uburyo icyaha cyacyangije. Hanyuma ugatangira urugendo rwo kugira gute, rwo kugenda urushaho gusa na Kristo. Twarabibonye mu nyigisho zabanje. Ugatangira urugendo rwo kwiyambura uyu muntu wa kera uheneberezwa no gukiranirwa, ni ukuvuga bya byondo byose isi yagusize, kwa kuntu wagiye wangirika bitewe n'icyaha, ukisanga kubera ko hari umuntu wagukomerekeje ntabwo ushaka kongera kuvugana n'abantu, ukisanga kubera ko hari umuntu wakwambuye cyangwa se wabwiye ibyawe akajya kubivuga, cyangwa se kubera icyo kintu ukumva ntabwo uzongera kwizera abantu, ukemera Kristo akagukuraho icyo ngicyo, ukiyambura uwo muntu mubi. Urumva hari abantu nyine batavugana n'abantu atari kubera ko bakunze umutuzo cyangwa se bakunze kuba bonyine, ahubwo kubera ko batizera abandi. Kutavugana n'abantu kubera kutabizera, uko ni ukwangirika kwazanywe mu isi n'icyaha, ni ikintu ukwiye kwiyambura. Hanyuma ariko ntabwo bivuze ngo noneho ntukongere kugira umwanya wawe wenyine wo gutekereza ku ijambo ry'Imana wenyine, wo kuganira n'Imana wenyine. Umwanya wawe wo kuba wenyine urawukeneye, ariko ukeneye no gusabana n'abandi. Kumenya rero gushyira buri kintu mu mwanya wacyo, ibyo nta kindi kibidufasha mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riduha umwanya ukwiye wa buri kintu. So ibi bintu rero bijyanye na personalities, abahanga babivuzeho ibintu byinshi. Hari uburyo butandukanye bwo kwasesinga personality types, turaza kubishyira muri description, uzabireba. Amalinki makeya ashobora kukugeza kuri kukumva byagutse ibijyanye na personalities. Ntabwo ndi bubitindeho. Icyo nshaka ko wumva nuko bijyanye n'ubuzima uko bwubatse busanzwe, ntabwo ari ibindi bintu bivuye hanze, hanyuma bikeneye kumurikirwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana kugira ngo umenye ukuri. Ihame ryabyo ni rimwe, nuko hari umuntu Imana yaturemeye kuba we, hari n'ukuntu kubera kuba mu isi yangiritse twagiye twiga kubaho. So ni ibintu byo gutekerezaho ukabisesengura. Icy'ingenzi kirimo nuko wowe niba uri umukobwa ukaba ufite umusore mukundana, cyangwa uri umusore ukaba ufite umukobwa mukundana, biragusaba kwimenya uwo uri we. Icyagufasha cyose kugira ngo utahure umuntu uri we, ntugisuzugure. Icy'ingenzi nuko icyo ngicyo ukimurikaho itoroshi y'umucyo w'ijambo ry'Imana, ukimurikaho umucyo w'ijambo ry'Imana, umucyo w'ubutumwa bwiza. Ukavuga ngo si ibi ngibi iyo mbirebeye mu mucyo w'ubutumwa bwiza biba bimeze gute? So uburyo bwa hafi bwo kubikora, nuhitamo personality typology niko babyita runaka, urebe the Christian perspective, abakristo babivugaho gute, ijambo ry'Imana ribivugaho gute, bigufashe gusa gutahura urinde. Impamvu rero y'ibi bintu ntabwo nabyo ari ibintu bigarukira kuri byo ubwabyo, nka kwa kundi ko kuvugana. Ibi bintu nuko bidufasha kugera ku kindi kintu kijyanye n'iki, n'uburyo bwo gutanga urukundo cyangwa uburyo bwo kwita kuri mugenzi wawe.
uburyo wakiramo ko ukunzwe, ko witaweho, n'uburyo mugenzi wawe yakiramo ko akunzwe, ko yitaweho. Kubera ko bitewe n'ukuntu uyu muntu ateye, bitewe n'uburyo yize guhangana n'isi, hari ibintu yita urukundo, hari ibintu yita kwitabwaho bishobora kuba bitandukanye n'ibyawe. Biragusaba rero wowe kwimenya kugira ngo umenye ngo ariko buriya ibi nibyo nita kwitabwaho. Inshuro nyinshi usanga nyine ako ni agace gato ko kwitabwaho, ariko ni kubyita n'ibyo ubona n'ibyo uha agaciro kanini. Ukeneye kubimenya na mugenzi wawe, ukamenya ngo ibi nibyo nawe yita kwitabwaho, nibyo yita gukundwa, nibyo yita kuba yahawe agaciro. Hanyuma bya bintu mukabihuza, mukamenya uburyo mubihuzamo. Biratangaje ko icyo kintu kigomba kuba hagati y'umugabo n'umugore, iyo Imana ibahaye uwo mugisha w'abana no kubyara, ni nacyo bagomba gukorera abana babo. Bagomba kugenda umunsi ku wundi batahura ngo ese uyu mwana wacu atekereza gute, ni igiki gituma yumva akunzwe, ni igiki gituma yumva anezerewe, ni igiki kimworohera, ni ibiki bimubangukira, ni ibiki bimugora, kugira ngo bamenye uburyo bukwiriye bwo kumwitaho. Ni nako rero uyu mugabo n'umugore bagomba kwigana, ukamenya ngo mugenzi wanjye burya ateye gutya, atekereza gutya. Hanyuma ikindongera nyitsindagire, ntabwo hari ahantu ho kuguma. Ntabwo uvuga ngo naramubonye ngo maze kumumenya ngo birahagije, kuko uyu muntu ntabwo ari ibuye, arakura, agenda ahinduka uko bukeye uko bwije. Hari ibintu agenda atahura, ukiga kugendana n'uyu muntu uko agenda agira gute, ahinduka umunsi ku wundi. So ibi ngibi bya kabiri byo kumenya uburyo umuntu yakiramo urukundo, uburyo arutanga, ibituma yumva anezerewe, ibituma yumva ahawe agaciro, bijyanye n'iki cya mbere cya personality cyangwa se imiterere y'umuntu ku giti cye. Ariko nanone hari umugabo umwe wabisobanuye witwa Gary Chapman, yandika igitabo cyitwa ngo 5 Love Languages. Ibyo bintu rero by'indimi bugenekereje mu Kinyarwanda no kuvuga indimi z'urukundo, cyangwa se uburyo abantu bakiramo cyangwa se batangamo urukundo. Agenda avuga ibintu byinshi, akavuga abumva ko bakunzwe kubera ko bahawe impano, abumva ko bakunzwe kubera ko bahawe umwanya uhagije wo kuganira, abumva ko bakunzwe kubera ko hari icyo wabafashije cyangwa se wabakoreye, n'ibintu byinshi bitandukanye. Biroroshye kubyiga no kubimenya kubera ko biri ahantu hose. Icyo njye nshaka ko wumva ni ukumenya ese ijambo ry'Imana rihurira he n'ibi bintu. Ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri ibi bintu ni ukuhe? Ni cya kindi twahereyeho, ni uko ni igishushanyo cy'izahabu kimaze imyaka myinshi mu byondo. Hari umuntu uri we Imana yakuremye kuba we utunganye rwose, umeze neza, ariko hari n'icyo kuvukira mu byaha, kuvukira mu isi yanduye byakugezeyo. Ibyo rero byombi ugomba kubimenya. Ugomba kumenya umuntu Imana yakuremeye kuba we, ukamenya n'icyo kuvukira mu byaha byakugezeyo, kugira ngo ubashe gukora iki, cya kindi Pawulo yandikiye Abefeso, kwiyambura wa muntu wa kamere, wa muntu wa kera uheneberezwa no gukiranirwa, urusheho gukura usa na Kristo. Natwe nta kindi kidushishikaje, ni ukugira ngo wa muntu Imana yakuremeye kuba we, nka cya gishushanyo cy'izahabu, uyu muntu w'agatangaza Imana yakuremeye kuba we, asohoke muri kwa kwangirika kose, asohoke muri bya bibi, bya byago, kwa kwangirika kwazanywe n'icyaha. Uyu muntu asohokemo no mu rukundo rwawe, no mu rushako rwawe, no mu mibanire yawe n'abandi, usohokemo. We kwigira ngo uri umuntu udakunda gusabana n'abandi, kubera ko ibyo ngibyo ntabwo bikuraho ko Imana iguhamagarira kubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi kubwiriza ubutumwa bwiza bisaba ko usanga abantu ukababwira. Niba rero
waheze muri iyo nguni y'uko uri umuntu udakunda gusabana n'abandi, ko gusabana n'abandi birakugora, ese uzasohoza ute ya nshingano yo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza abantu b'amahanga yose? Biragusaba gusohoka muri icyo kintu, icyo gikote isi yakwambitse, umwanzi yakwambitse, ukagisohokamo. N'undi nawe ntiyigire ngo ngewe ngo nkunda gusabana n'abandi, ngo ibintu byo kuba njyenyine, ngo ibintu byo kuba njyenyine. Kubera ko nawe Imana iraguhamagarira kugira ngo ugire umwanya wawe wo kwihererana nayo, ugire umwanya wawe wo gusoma ijambo ry'Imana, wo kuyitega amatwi. Umuririmbyi yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Uwo muhamagaro Imana irimo irawugushyiraho. Ntabwo rero uzitwaza ngo ngewe ngo ntari kumwe n'abandi bantu, ngo ntagize gute, ngo ntabwo numva mfite amahoro. Ukeneye n'umwanya wawe wo gusabana n'Imana wenyine. Izo ni ingero ebyiri zoroshye, ariko twafata n'izindi ngero nyinshi kuri personality types zigiye zitandukanye. Icy'ingenzi ni uko umenya ngo hari ikintu umwanzi yakwambitse, icyo ngicyo ukwiye kukimenya ukakiyambura. Hari n'umuntu uriwe kubera ko uremwe mu ishusho y'Imana, kubera ko Imana ubwayo iri mu ijuru yatanze umwana wayo ku bwawe. Hari agaciro kihariye ufite, ako nako gakwiye gusohoka, kakagaragara, kagashininga. Hanyuma muri relationship yawe, mu buryo ubana n'uwo mukundana, ibyo bintu bikagaragara. Uko nguko niko umuntu yubaka urugo ruzima, niko umuntu yubaka urugo rwiza. Bigusaba kwakira uwo uri we, mu mbaraga ze, mu byiza bye. Bigusaba no kwakira uwo uri we mu ntege nke ze no mu bibi bye. Hanyuma ukemerera Mwuka Wera akajya agenda guhindura bya bibi abyigizayo. Uko nguko niko umuntu ahinduka umuntu woroshye kubana nawe mu rugo. Niba uri umukobwa, nuko nguko uzahinduka umugore wubaka urugo rwiza, nuko uzahinduka umugore ushobora kubana neza n'umugabo wawe. Niba uri umugabo, kwemera Kristo akajya agenda gukuraho iyo myanda, ibyo byose bituma utaba umuntu ukwiriye. Niko umuntu yubaka urugo rwiza. Bigusaba rero kubireba ukabimenya. Urumva hariho abantu bamwe bavuga ngo ngewe narakijijwe ngo birahagije. Yes, warakijijwe birahagije, ariko ukeneye no gukura muri Kristo. Gukura kwawe muri Kristo bigusaba kugenda wiyambura ibyo bintu, bigusaba kugenda wemera umucyo w'ijambo ry'Imana, ukamurika mu buzima bwawe, ukakwereka ngo ariko kiriya ntabwo ariko gikwiye kugenda, kiriya ntabwo ariko gikwiye kugenda. Nuvuga ukabaho muri urwo rugendo rwo guhinduka, urushaho gusa na Kristo. Ibyo si wowe gusa, ahubwo na mugenzi wawe. Niba uri umusore, umukobwa mukundana nawe, ukeneye kumenya uwo ari we, no kumenya uko isi yagiye imuhindura. Hanyuma mukagendana muri urwo rugendo, mwembi murushaho guhinduka musa na Kristo, kuko Kristo niwe utunganye, niwe utwereka umuntu utunganye uko akwiye kuba ameze, niwe cyitegererezo cy'umuntu utunganye, kuko niwe muntu utarandujwe n'icyaha. Tugomba gukura rero dusa na Kristo. Ubwo nibwo buzima bw'abizera. Iyi nyigisho reka tuyisoreze aha ngaha. Twarebaga ku bikoresho by'ingenzi ukeneye mu kubaka urugo rwiza, cyangwa se kubaka imibanire myiza. Kuri aba bantu babiri batarashyingiranwa ariko bamaze kwiyemeza, bamaze guhuza byose, bakeneye kumenya ukuntu babana. Hari ibikoresho bibiri by'ingenzi rero aba bantu babikeneye. Kimwe n'igihe bazaba bageze mu rugo rwabo, ibyo bikoresho bazakomeza kubikenera. Igikoresho cya mbere ni ukumenya kuvugana neza. Twabonye icyo bivuze kuvugana neza. Hanyuma kuvugana neza twabonye umumaro wabyo. Icya mbere bikurinda kuba wagira amakimbirane, kuko uba uzi gusangira amakuru na mugenzi wawe. Hanyuma icya kabiri biguha n'icyo ukeneye kugira ngo wikemurire amakimbirane. Ni ukuvuga, iyo uzi kuganira neza, iyo uzi kuvugana neza na mugenzi wawe, muri uko kuvugana niho hava ibikoresho
bigufasha mu gukemura amakimbirane. Twabivuzeho bihagije. Igikoresho cya kabiri ni ukumenya kugendana na mugenzi wawe uko ari. Ni ukuvuga wowe ubwawe ukiyakira, ukamenya uwo uriwe. Uwo uriwe twabonye ko ni ibintu bibiri. Ni uwo Imana yakuremeye kuba we, ariko ni n'uwo wagiye uhinduka we kubera ubuzima ubayemo, kubera ibikuzengurutse. Ibyo rero ni ibintu ugomba kwakira kuri wowe ubwawe, hanyuma wamara kubyakira kuri wowe ubwawe ukanabyakira kuri mugenzi wawe, kuko na mugenzi wawe nawe hari uwo Imana yamuremeye kuba we, hari impano zihari Imana yamuhaye, hari uburyo bwihariye Imana yamuremyemo, ariko hari n'uburyo byagiye byangirika bitewe no kuba mu isi yangijwe n'icyaha. Ibyo ni ibintu mbere na mbere mugomba kwakira. Icya kabiri ni ukugira gute? Ni ukugendana mu guhinduka mubivamo. Ni ukuvuga bya bindi bibi watewe naho wakuriye nuko wabaye, ukagenda ubyiyambura. Twagarutse ku kuntu umuntu mukundana uyu munsi ntabwo uwo ari we uyu munsi ntabwo ari wazaba ari we mu myaka 5 iza. Bivuze ko muri iyo myaka 5 hari umuntu azaba yahindutse. Ugomba kwiga kugendana nawe uko agenda akura, uko agenda ahinduka. Nibyo bintu bibiri umuntu bifite, umuntu uzi kuganira neza, uzi kuvugana neza na mugenzi we, uzi gusabana neza na mugenzi we, akaba azi kugendana nawe uko ari, abasha kubaka urugo rwiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Icyatumye dutegura inyigisho ndetse n'izindi nyinshi wasanga ku rushaka.rw nuko twifuza kubona umuryango nyarwanda urangwa n'ingo nziza zishoreye imizi mu rukundo rwa Kristo.